tekereza bibereye mu kazi kawe ka buri munsi gasanzwe ukora neza ugatsindira isoko rya miliyoni ry'ikoranabuhanga rishobora guhindura ubuzima bwawe n'ubw'abandi warangiza aho kubyina intsinzi ukisanga uhigwa bukware. Urasabwa ruswa y'ibihumbi 20 by'amadolari y'abanyamerika, nuyabura cyangwa ukayanga urahita witwa umugambanyi ushinzwe gukorana n'umutwe wa M23 ndetse na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyi si nkurumbarirano ni inkuru y'ukuri gusharira kwabayeho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Nshuti bakunzi bavandimwe bakurikira iyi channel yacu Pilot News TV, reka mbanze babwire uko ibintu byari bimeze mbere yuko aya makuba agwira uyu mugabo. Turi mu mpera z'umwaka wa 2023, uburasirazuba bwa Kongo by'umwihariko intara ya Kivu y'Amajyaruguru buri mu ntambara ikomeye ndetse no mu gihirahiro. Muri ibyo bihe by'imvururu, amakuru y'ibihuha cyangwa ibyo twita fake news yari yuzuye imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye. Buri wese yavugaga ibyo abantu babeshya babiba urwango kandi bayobya rubanda. Aha ni umunyamakuru umushakashatsi wigenga witwa Rodriguez Katsuva yafashe icyemezo gikomeye. Inshingano yihaye yari imwe rukumbi: kunyomoza ibinyoma no gushyira ukuri hanze, byaba biturutse ku ruhe ruhande rwose nta kubera. Kubera imiyoboro yari afite n'abantu bizerwa bakoranaga, Katsuva yabonaga amakuru y'ibanga kandi yizewe adashobora kubonwa na buri wese wiyita umunyamakuru. Nyamara uko kuvuga ukuri no kunyomoza ibihuha ntibyashimishije abayobozi ba Goma bamwe na bamwe. Muri icyo gihe Goma yari mu bihe bidasanzwe bya gisirikare, ibyo bita état de siège. Ibi ni uburyo bw'amategeko bwashyizweho mu rwego rwo kugarura umutekano, aho ubuyobozi bwa gisivili busimbuzwa ubwa gisirikare na gipolisi. Ariko ku bayobozi bamwe b'ingabo n'abapolisi, iyi état de siège ntabwo yabaye igisubizo cy'umutekano, ahubwo yabaye urwitwazo n'uburyo bwo gukora ibyo bishakiye batabazwa ndetse n'umushinga wo kwigwizaho imitungo basahura abaturage. Ukuri kwa Katsuva kwari kubabereye ibuye mu nkweto kuko yashyiraga hanze amakosa yabo. Mu ntangiriro z'umwaka 2024 ibintu byahinduye isura kuri Rodriguez Katsuva, haba mu ikoranabuhanga ndetse no mu rwego rw'imari. Kubw'ubuhanga bwe yabashije gutsindira umushinga w'igerageza projet pilote. Uyu mushinga wagombaga kumugeza ku masezerano manini cyane kandi arambye yo kurwanya amakuru y'ibihuha mu karere. Uyu mushinga wari ufitanye isano n'urubuga nkoranyambaga rushya rwe rumaze kugira abakoresha cyangwa abakoresha urwo rubuga basaga 400,000 users ku isi yose. Iri ntambwe ikomeye cyane ku munyamakuru wese, akaba n'amahirwe adakunze kuboneka kenshi mu rubyiruko rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byishimo byinshi yumva ashyigikiye iterambere ry'abandi, Katsuva yatangaje iyi nkuru nziza ku mbuga nkoranyambaga ze. Yavuze ko kubera uyu mushinga wagutse agiye guha akazi urubyiruko rw'abanyekongo 5 kugira ngo bamufashe muri izi nshingano zo kurwanya fake news. Nyamara Katsuva ntiyarazi ko ibyishimo bye n'umutima mwiza bigiye gukangura irari ry'amashitani y'abashaka indamu zihuse, babifashijwemo n'ububasha n'imbaraga bafite mu nzego z'umutekano. Reka nkubwire uko ubwambuzi bukorwa kugira ngo wumve neza ibyago Katsuva yaraguyemo. Mu gihe cya état de siège i Goma hari haradutse uburyo buteye ubwoba bwateguwe neza bwo kwambura no gukenesha abaturage ba ofisiye mu gipolisi, mu gisirikare n'abakozi b'inzego z'iperereza. Ruswa yari yaramunze, bari baragize abaturage ba Goma isoko rishya ry'imari. Uko byakorwaga byari byoroshye cyane kandi biteye ubwoba. Iyo babonaga umusore ugaragara ko afite amikoro, wakoze umushinga ugakunda, wateye imbere cyangwa wambaye neza, bahitaga bamwibasira, bahitaga bamuhimbira ibyaha bikomeye byo gukorana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 cyangwa ihuriro rya AFC. Iyo bagufataga wabaga ufite amahitamo 2 gusa. Amahitamo ya mbere byabaga ari ukwishyura akayabo k'amafaranga bagusabaga. Icya kabiri, guhita wurizwa indege igitaraganya ukajyanwa mu magereza i Kinshasa nko muri gereza ruharwa ya Makala. Iyo wageragayo rero ibimenyetso bigushinja byahitaga bihimbwa nyuma kugira ngo ucecekereyo wumire muri kasho.
ubwo yamenyaga iby'iri soko rikomeye Katsuva yatsindiye wari umuyobozi wa polisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri icyo gihe Colonel Alisa Job yahise yinjira mu kibuga. Uyu Colonel yasabye Katsuva akayabo k'amadolari y'abanyamerika 20,000. Bitabaye ibyo ntamuhe amahoro. Iki cyari igikangisho cyeruye kandi cyuzuye ubugome burenze ukwemera. Nyuma y'amafaranga ndagushinja gukorana M23. Katsuva ariko nk'umuntu uharanira ukuri buri munsi akaba n'umunyamakuru w'umwuga yanze kugwa muri uyu mutego w'ubwambuzi. Yanze gutanga ruswa ngo agure ubuzima bwe mu gihugu cye. Yaranze arakomera. Kwanga kwishyura ari amadolari 20,000 byabaye nk'ukoza agati mu ntozi ishavuye. Colonel Alisa Job yararakaye cyane, atangira kugaba ibitero byeruye yifashishije itangazamakuru kugira ngo ahindanye isura ya Katsuva mu baturage ndetse no mu nzego nkuru z'igihugu. Uyu mushinga w'ikoranabuhanga n'akazi Katsuva yari yatsindiye mu buryo bwemewe n'amategeko. Alisa Job yawuhinduye igikorwa cy'iterabwoba n'ubugambanyi buhambaye. Uyu mupolisi mukuru yatangiye gukwirakwiza ibihuha biteye ubwoba ngo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni ubwe wihereye inshingano zo kwinjiza Katsuva mu bikorwa byabo byo guhungabanya Kongo. Yabeshye rubanda ko Katsuva ayoboye urusobe rw'itumanaho rwa kinyamwuga rugizwe n'aba basore 5 yashaka guha akazi Kongo, ahubwo abo basore batorezwa i Kigali mu Rwanda bakaba baterwa inkunga ya za miliyoni z'amadolari mu kanya nk'ako guhumbya. Rero amahirwe y'akazi keza kandi yemewe n'amategeko yahinduyemo ikirego gikomeye cy'ubugambanyi bwo kugurisha igihugu. Kwitwa umugambanyi cyangwa umukozi w'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe ntabwo ari ikirego cyoroshye, n'urubanza rushobora kuguhitana isaha n'isaha, urubyiruko rukakugira nabi rutakubajije. Icyabaje kurushaho muri iyi nkuru, Katsuva siwe muntu wenyine wabaye igitambo cy'irari n'ubugome bwa Colonel Alisa Job. Uyu mugambi mubisha wa ruswa n'iterabwoba wahitanye benshi. Muri kano kanya tuvugana ubwo murimo kumva iyi nkuru, hari abantu benshi b'inzirakarengane bari kuborera mu magereza azwi cyane Kinshasa bazira gusa ibinyoma n'amarangamutima bya bamwe mu bayobozi ba gisirikare na gipolisi nka Alisa Job bafunzwe kuko bananiwe kwishyura akayabo basabwe. Hari ndetse n'abahasize ubuzima bidashobora kugaruzwa. Urugero rugaragara rutangwa na Katsuva n'urw'umupolisi w'umututsi wiciwe i Goma akorewe iyicarubozo ritagira izina kugeza ashize mu mwuka. Uyu mupolisi yazize gusa ko yashinjwe n'uyu Colonel Alisa Job ko akorana na Alliance Fleuve Congo M23. N'amaraso yamenetse, abantu bareba ubuzima buratakara, byose biturutse ku muntu ushaka kwigwizaho imitungo yitwaje intambara, amoko n'ibihuha. Uko guhimbira abantu ibyaha byahiriye cyane Alisa Job ku giti cye. Mu gihe gito cyane abaye muri kariya gace yabashije kubaka amagorofa 2 gitangaza mu mujyi wa Goma aturuka mu mafaranga yo kwambura inzirakarengane. Nubwo ubu atagikoresha iyi mitungo ye kuko yavuye muri kariya gace, ingamba ze zo kwambura abantu no guhimba ibyaha zamuhaye umusaruro ufatika ku kazi ke ka polisi. Yahembwe kuzamurwa mu ntera agirwa generali. Akambisubiremo yagizwe generali. Ubu aherereye mu murwa mukuru Kinshasa aho ashinzwe itumanaho rya radio mu gipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose. Kumva ko umuntu wazamukiye ku maraso, imiborogo n'ubuzima bw'abandi bashenguwe ari we uhawe izi nshingano nkuru kandi yubahwa biteye ubwoba kandi bigaragaza uburyo inzego zimwe zangiritse. Inkuru ntiyarangiriye i Goma cyangwa i Kinshasa. Ibihuha n'ibinyoma byahimbwe na Alisa Job byakomeje gukwirakwira nk'umuriro w'ishyamba bigera no mu bihugu by'abaturanyi birimo n'u Burundi. Vuba umwe mu nshuti magara za Rodriguez Katsuva witwa Benjamin Babumba yatawe muri yombi mu gihugu cy'u Burundi mu buryo butunguranye. Mu gukora ubushakashatsi kuri iyi nkuru hazirikana dosiye twabashije kubona yiswe Verbatim. Iyi ni inyandiko y'ikinyamakuru mpuzamahanga Jeune Afrique ifite umutwe ugira uti ubushuti buteza ibibazo cyangwa bubangamye, tugerageje kubishyira mu Kinyarwanda. Inyandiko igaragaza neza uburyo inzego z'iperereza z'u Burundi zibasiye Benjamin Kabumba, aho ikintu kimwe rukumbi bamushinja kandi bakaba bakimuhatira
ari ubushuti bwe na Rodriguez Katsova gusa. Inyandiko ya Jeune Afrique ivuga ko Babumba bitewe nuko abisoma yabajijwe cyane ku mubano we na Katsova. Uyu Katsova akaba ari umuntu inzego z'umutekano zibona nk'urwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ndetse ngakaba n'umufatanyabikorwa w'ihuriro rya AFC M23. Byose bishingiye ku binyoma bya wa General Alissa Job. Ikinyamakuru Jeune Afrique kigaragaza ko tariki 20 z'ukwezi kwa kane ubwo bari mu mujyi wa Paris mu Bufaransa, Babunga yashyize ifoto ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe na Katsova maze ayandikaho amagambo y'urwenya agira ati turi kwirira mu mahoro amafaranga ya Paul Kagame na ya AFC. Nubwo abunganira Babunga mu mategeko ndetse n'inshuti ze bagerageje gusobanura kenshi ko ari amagambo yari urwenya rwo gukwena no guseka bya bihuha bamushyizeho, ndetse abamwunganira bakavuga ko umukiriya wabo adakwiye kuryozwa imyumvire ya politike cyangwa iby'inshuti ze zishinjwa. Ibi byabaye by'ubusa, arahagarikwa aranafungwa. Bakwirakwiza ibihuha ntabwo bajya baha agaciro ingaruka zikomeye zishobora guterwa n'ibinyoma byabo ku buzima bw'abandi no kubuza abantu uburenganzira bwabo. Muri ibi byose rero twumvise ukuri n'ukuhe. Nk'uko Katsova abisobanura neza, atsindagira kwinjira cyangwa gukorana n'umutwe wa AFC M23 bisaba ku buryo budasubirwaho kunyura mu kintu bita ikosi. Iyi ikaba ari imyitozo ya gisirikare n'iy'imyumvire iteganyijwe cyangwa ikorwa kandi itegetswe kuri buri murwanyi cyangwa umunyamuryango wese wiyunze nabo. Nta muntu n'umwe ubisimbuka, nta muntu n'umwe usimbuka iyi kosi. Katsova rero aragira ati ntabwo nigeze nca muri aya mahugurwa cyangwa iyi kosi, kandi impamvu irumvikana neza, nta sano n'imwe mfitanye n'uyu mutwe w'inyeshyamba. Ndi umunyamakuru gusa wibanda ku kuri n'ibimenyetso, sinivanga muri politiki y'intwaro. Ibyabaye kuri uyu munyamakuru byose rero nta kintu usibye ko ari ingaruka zo kwihorera kwa ofisiye Alissa Job wamunzwe na ruswa, wifuje gucecekeshejwe ryigenga kandi rihanira kurwanya amakuru ibihuha mu gihe cy'intambara, agira ngo akomeze isoko rye ryo kwambura inzirakarengane abashyiraho iterabwoba. Nubwo byose byabaye, inshuti ze zigafungwa ndetse n'ubuzima bwe bugashyirwa mu kaga, agakurwa iwabo, uyu munyamakuru aragira ati ntabwo nzatezuka ku cyo niyemeje. Ese we mukunzi w'iyicano Pilot News TV urabibona ute? Ni ryari abakoresha inzego z'umutekano kwigwizaho imitungo binyuze mu kubeshyira inzirakarengane bazaryozwa ibyaha byabo mu karere k'ibiyaga bigari? Kugeza ryari ibihuha bizakomeza guhitana ubuzima bw'inzirakarengane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Mwakoze cyane gukurikirana iyi nkuru icukumbuye kugeza ku musozo. Niba ukunda ubusesenguzi bwacu n'inkuru zicukumbuye ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, kora subscribe ukaninzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bishya, usangiza iyi nkuru abandi, no kuvuga share kandi utubwire igitekerezo cyawe muri comment aho hasi. Naho utaha mu kindi kiganiro. Amahoro y'Imana abane namwe.